minsi hari ukuntu nyine ndi kumera nyine bijyanye no kumva nyine mfite ubushyuhe nyine muri iyi minsi. ubushyuhe Ndi kumva nyine wajya koga oya nyine ubushyuhe mfite ntabwo ari ubwo koga nyine. yawe Ndi kumva nyine nkushaka nyine. barabizi ko bitakunda ariko None se kubera iki bitakunda? uzi ko mfite girlfriend Nyine ni ugukora kamwe tukikomereza ibyo si bya girlfriend nanjye mfite boyfriend. turabizi kuko boyfriend wawe abimenye cyangwa girlfriend wanjye akabimenya byari ibindi Oya ntabwo babimenya ese wabimenya gute ko ibanga ari iryanjye nawe? ntabwo byakunda akazi ko Basi niyo waba iminota 30 yonyine. hafi ntabwo byakunda turabizi mfite girlfriend wanjye ntabwo namuca inyuma akazi Shaman basi mfasha ni ukuri meze nabi pe. okay murangire umudito uri serious Shaman ni ukuri niwe nshaka pe nakubwiye ngo niwe uri kunkurura muri iyo minsi. kandi narakubwiye guhora njye nawe duhura guhora turi kumwe nawe ko ibintu bizagera bikaba bibi ukanabishaka cyane none ndebe Shaman ni ukuri pe meze nabi ntabwo ndi kumva ndi kugushaka basi niyo twakora kamwe nyine karahagije. Uyu munsi muri JDJ Uri Shop twabazaniye printed necklace z'abagabo mu moko atandukanye. Iyi ni Versace Bar necklace santimetero 70. Iyi ari nayo nkunda ni mode necklace ifite two side, positive side na negative side. Iyi ikaba Versace logo necklace santimetero 70 guys. Izi necklace zose ni nziza kabisa. Iyo nene wagiye kubabwira twagabanyije ibiciro kuva ku 10,000 ubu ngubu turi kuzitangira 6,000 gusa delivery is not free. Come. Tup uramuhangaye twagiye 1 2 3 teta bebe uramuhangaye 1 2 3 go boom kati aha twangita Diane uramuhangaye ku 10 kamite jya muri televiziyo we tup Yowe Bogart Diane Diane ndakubona kabisa. none se uri mu bantu bumva igisobanuro cy'ubushyuhe ndabeshya Ubushyuhe bwo bumeze nabi kabisa. Ubushyuhe bumeze nabi ibintu byakaze. ubushyuhe buterwa n'iki Ubushyuhe se ni izuba kabisa. Ubushyuhe bwisha abantu. ndabona wabikurikije ese mu gitondo ujya kwambara gutyo ninde wakugiriye inama Murangiriye inama nyine numvishije bindimo numva nabirenze. wabyutse uravuga ati ngiye kwambara gutyo Numvishije tuno tw'amama nshaka kwambara nyine kabisa. ese muri iyi Kigali iyi myenda igufasha iki Ifasha iki? Ifasha gutwika tu. Gutwika mu biki? Nyine kubona nyine utuntu nk'utu ngutu tuba tugezweho byajyanye. bereke neza aha Diane Diane we twagiye njye nitwa Bogart Cedric Ranzi I'm looking for my girlfriend. Do you know how to look girlfriend? Umuntu avuga ati I'm looking my girlfriend abashatse kuvuga iki Abashaka kuvuga ngo uwo njyewe nyine ukambaza girlfriend. njye ndavuga ngo I'm looking for my girlfriend Burifuza koko aha rero njye ari mfite girlfriend urikumva none twashwanye no gushaka icyitwa side trick side trick icyo bisobanuye se side trick ntabwo uzi icyo bisobanuye nabonaga uri umusirimu ego kuba umusirimu ntabwo ibintu byose bivuze ko uba ubizi. side trick rero bivuze ku ruhande mu gihe girlfriend wanjye yabikajije nkaba mbonye wo kwifashisha umara irungu urashaka kuba wifashishije ntabwo wabyanga kuko ibyo bintu numva ari ibisazi se wallahi.
urabyanze ibyo byo kwifashisha nibyo bibi. oya no tureke mu cyongereza nari nkubwiye igisobanuro cyabyo mu cyongereza reka mbivuge mu cyongereza njye nashakaga side trick Umuntu wo kwifashisha. mu kinyarwanda bivugitse nabi basi tubishyire mu cyongereza Sha nyine ibyo bintu ntabwo mbirimo. akase Ntabwo mbirimo kabisa. uremera kumbera iki Sha nakubera nk'inshuti. urambera girlfriend Ntabwo byakunda nyine urebye. kubera iki Uko nyine umuntu nyine aho uherutse guseba kwa gaha mukobwa ko bakwaze sha ariko ni ibisanzwe. Ibintu byo guseba nyine ni ibisanzwe. kuko warasebye Narasebye ndabyemera ko nasebye nyine. igisebo Sinari ikintu bitwaye ariko guseba ndetse ni ibintu bisanzwe rega guseba se birarenze. Hari igihe nyine umuntu wagusebya nyine nta nubwo babyita guseba ni ibintu bisanzwe bibaho ntabwo ari igihe none se uba utabeshye we wimagashire wawe shanjye se sha nyine nabonaga atabashije reka niyo mpamvu nkajya mu babashije. kose muri story numvishe bavugaga ko ahubwo wamwimaga ugaha abandi nyine ni uko utarabishoboye se wowe ntabwo uri kubyumva nyine ntabwo yarabishoboye nyine nabonaga nyine nta kintu yashobora kuko wagira ngo ashobora iki nagira ngo nyine kuko abandi hari ukuntu ubona umuntu akunda gukorera akazi fresh cyangwa akabona uwo muntu umwe ukunda ifite inches zingahe cyane nabirenze nyine biba biringana ariko biterwa n'umuntu ukuntu ako kazi agakora nyine ibyo nkubashije wabyumvishe subiza si ubu nagereranya gute ndavuga inye yajya uketse nketse urabizi oya njye ntabwo nayimenya nyine ibiketse simbizi nyine dufite zingahe ntabwo njye napimye ntabwo nabimenya. tuvuge metero urayizi Eh, tugiye kugenda tubarira kuri metero yaho gukwiramo neza ni metero zingahe ubona zingahera bo ibintu bya metero rero shawe ni 10 wanasanga ntiwamenya nawe se ufite water tank sha wapi nta water tank ufite muri wowe uketse nk'umuntu nyine umuntu niwe wabimenya njye nabwo nabimenya. tubaze abo wahaye se uwo muntu niwe wabimenya kuko sinjye ko uramufite ngo tumubaze se oya si wowe ngombwa ngo ntabwo wamubura nyine ntabwo yabura nyine tu ariko nawe wifitemo ikigega tu cyane ubundi muntu naba nabikoze niyo wabimenya ubu ngubu njye nta kintu mba nzi nyine hagati aho ese uzi gusomana gusomana ndagerageza usomanye n'umuhungu ukumva nuka mu kanwa wakora iki naba mbizinutswe nk'ukwezi. none se wowe ubishaka kumva murasomanye ukumva hajemo agatozo waba bizinutse nahita mba mbikwamye kabisa. aha rero akantu tugiye gukora sibyo Dia zana fone yawe iri ntabwo nari nyifite yagenda uyiza hagarika uhagarika tubikora nk'uko ugasanga ukuntu dushaka kumukuretivite uzanye fone yawe sunze ariko ndetse turanye kabaye ngamuhamagara niyo banaga ugiye kumuhamagara umubwire biriya tuvuganye yego nshobora kuguha biriya tuvuganye yego nicyo noneho yego ngeze aho Halo? Cyusa bite? Umeze neza? Sha nyine mani ndumva afite ubushyuhe nyine sinzi impamvu suhuza atahita kukuganisha ku ntego twagiye nta mumyotsi twagiye ganisha ku ntego umutereta ugende gake bite? Umeze neza? Sha nyine maze iminsi numva nyine nkwifuza nyine nkaba Chese ubwo ntabwo wamenye ntabwo nakumenye ntabwo nyine ni Diane
mani ibintu postinga by'ubugoryi mani. nyine nari muhamagaye muri iyi minsi hari ukuntu nyine ndi kumera nyine Bijyanye no kumva nyine mfite ubushyuhe nyine muri iyi minsi. ubushyuhe. Ndi kumva nyine Wajya koga. oya nyine ubushyuhe mfite ntabwo ari ubwo koga nyine. Ndi kumva nyine nkushaka Barabizi ko bitakunda ariko. none se kubera iki bitakunda? Uzi ko mfite girlfriend. nyine ni ugukora kamwe tukikomereza ibyo se bya girlfriend nanjye mfite boyfriend. Urabizi kuko boyfriend wawe abimenye cyangwa girlfriend wanjye akabimenya. Bijya bindi bintu. oya ntabwo babimenya ese wabimenya gute ko ibanga ari iryanjye nawe? Ntabwo byakunda kabisa kuko basi niyo waba iminota 30 yonyine. hafi ntabwo byakunda. Urabizi mfite girlfriend wanjye ntabwo namukinnyi kabisa. Shaman basi mfasha ni ukuri meze nabi pe. Okay, murangira umutipe uri serious. Shaman ni ukuri niwe nshaka pe nakubwiye ngo niwe uri kunkurura muri iyo minsi. Kandi narakubwiye guhora njye nawe duhura guhora turi kumwe nawe ko ibintu bizagera bikaba bibi ukanabishaka cyane none ndebera. Shaman ni ukuri pe meze nabi ntabwo ndi kumva ndi kugushaka basi niyo twakora kamwe nyine karahagije. Amani amuseribe urabizi ndagukunda tura amashumi byatari ariko yana babari kugenda kireke kabisa kandi uzikuremo tukenda kwinjira. gusa nabyikuramo gute ni ukuri meze nabi ndi ku mubiri uri kundya basi ndakwinginze mfasha. Rero ndabona nta kintu nagufasha kabisa pe. basi bitekerezeho uraza kumbwira. Wowe ntabyo kubitekerezaho mani. Ese wabwiye boyfriend bakabigukorera. oya ni wowe numva nshaka rega ni wowe nshaka nusa uko nabuze umuntu wabinkorera ariko ndumva ari wowe uri kunkurura muri iyi minsi please ndakwinginze. Nta kibazo ndabitekerezaho ndakubwira umwanzuro. Nzere ko bitari butinde pe meze nabi. Oya mani hanga basi turakora iyihe position? turakora iyihe position basi? turabongera nawe twigeze turyamana we. Yewe twararyamanye. nyine nkumbuye ka kandi ka dogi. nkumbuye ka kandi ka dogi. aho urabizi ko njyewe twigeze turyamana ibintu biri kubikuye. se wibyirengagiza se aka kanya. Uragakumbuye kandi njye nawe nzi ko twigeze turyamana we. kandi mbizi ko ugashoboye. ndabizi neza ko ugashoboye. Urabizi neza kandi twigeze turyamana. nise ko ari we nahisemo kandi ugashoboye mbizi. Nshakira ahandi kabisa pe. Uri umukobwa mwiza like nakwifuza ariko urabizi ko uri umukobwa mwiza. Okay sawa nyine nta kundi. igisebo.com cyane cyase bakabisa. ndetse ibyo ngibyo bamusabaga wabihaye njye oya ntabwo byakunda. urabihaye dusheke wapi ntabwo byakunda kabisa. dushyire hanga ntabwo byakunda wowe. si ibyo wenyine ko ari wowe yabikoreye nabonye abasha kabisa arambwiye ngo arabasha none nabyifuzaga kugira ngo numve. ese abakobwa musigaye mwisabira abahungu b'i Kigali. byo bigezweho. Hajya ufite boyfriend ukabona ntabwo abasha. reka nkubaze muri sexy kumva ngo abakobwa b'i Kigali namwe ngo mwamenye biriya abazungu bakora. njye ntabwo mbiziho. njye ntabwo mbiziho. ese wowe ukuntu numvishe uvuga ko numvishe usa nk'uwabikora. nyine nabikora uko nanjye nshaka ko nabimenya iki nyine gukora nyine ibyo nashaka kumusanga ngo dukore nyine. yari iby'abazungu bakora. ntabwo dukora iby'abazungu twebwe. Dukora iby'abaki. dukora ibyacu nyine. bya nyine gute? oya biba ni amabanga ariko y'akazi ntukajye kuki ukunda kwivanga mu bintu cyane. ndetse nkubaze
wasakinga umuhungu Mm, Hmm? eh, ngo yes. sure Ni ibisanzwe ariko. bisanzwe gute Ni ibisanzwe sibyo ntabwo birenze nyine. Aba ari ukumufasha kujya muri mood nyine hari igihe aba atarabyisangamo ukabimufasha nyine. wibuka kubikora ryari Fizi ukwezi. amount for gari bizasarikira